mbere y'uko rero batambutse indahiro zabo, reka dusabe Alexis windeba hindukira urebe hirya. Yego nawe hindukira neza domituru kabisa. Yego aha Alexis rero twereke umukunzi wawe rwose bashyiramo akaririmbo cyangwa korasi ntacyo bitwaye bikanezeza Imana n'abantu. Urakoze Imana ibahumugisha mwinshi. Mukomere Imana amashyi menshi cyane niba mwayibonye neza. Nagira ngo nsabe Alexis hindukira banze umumpobere nk'imisaga 3 ndayikwemereye. Imisaga 3 rwose ubwate sheri ati ndacyabikunda rwose. Warakoze ko ntacyo bitwaye. Ariko muri iyi tatu ntiyarangiye bashaka kwiyongeza ntawe inyongezo nguhaye. Nagira ngo rero mufashe wowe Josephine, mufashe n'iyi mikrofone. Yewe Mutuyimana Alexis sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Uwingabire Josephine ngo ambere umugore, dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye, sinzigera nifuza abandi bagore, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabidufashamo. Maze rero reka nawe amwishyure izina ndahiro ye. Yewe Uwingabire Josephine sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Mutuyimana Alexis wambere umugabo, dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye, sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabidufashemo. Mushatse mwashyiraho nayo ntacyo bitwaye rwose. Kugira ngo rero
nk'uko mubireba hariya iriya mpeta ni ikimenyetso cy'uko ukunda mugiranye amasezerano nk'umurongo ubahuza kandi ni ikimenyetso cy'uwashyingiwe Gikristo. Impeta rero yambarwa ku kuboko kw'ibumoso, urutoki rwa kabiri uhereye ku gahera. Impeta isobanura urukundo rutagira iherezo, kuko buriya uzirebye ziriya mpeta ntabwo zigira iherezo, zigira itangiriro ntizigira n'iherezo. Kandi impeta isobanura ko ubonye uwo wari warabuze cyangwa uhaye ubutware bw'ibyawe. Yandi magambo, ubu Alex yari yaramubuze none aramubonye, ndetse na Josephine yari yaramubuze ati shaki uyu munsi ndakubonye tu. Ubwo rero nagira ngo mpereza hano Josephine, mpereza iyo mpeta. Reka mbere ku mukwe. Hano hari amagambo ngiye kumwambika kuyavuga, ariko ngo waye promotion. Urumva Alex, watakwa rutoki nakubwiye. Aha, agana hejuru rwose. Yego. Ugiye reka se paregira ha kugira ngo umufashe rwose mikrofone. Uramwambika impeta ngo waye promotion, umubwire iriri mu ndiba y'umutima wawe ryose. Ababishaka baganye, abashaka babyumva byumva, abatabishaka babyihore, ariko sheri wawe abyumve neza kuruta. Ngaho kano reka twumve. yewe Alex, we Josephine, mwambitse impeta igaragaza ko nakwemeye kumbera umugore imbere y'Imana n'abantu, kandi ko nawe uzakuruta, kandi ko agaciro naguhaye nk'uko byagaragaye imbere y'amategeko, imbere y'itorero n'imiryango, katazigera gashira. ariko muri Alex nta maremo n'ingeso ye yose. Alex rwose ndabyemeye. Buriya Josephine akaba ati haleluya. Ariko reka nawe tumwumve, reka mare ngaho nawe gera uyu mwana wawe akira umufashe mikrofone, usa nk'uwegera inyuma gusa, wegera inyuma ariko mushyiro ka mikrofone. Ngaho nawe muhereza ikiganza cyawe. Aha, reka twumve umukobwa nawe. Shyiraho neza impeta ntiwanyuke rwose. Shyiraho neza uyimane mu gace witonze. Twumva uwo mutoma wawe neza rwose nta kibazo. Ngaho. Hey. yewe w'ingabire Josephine, Muzamure mikrofone ra. impeta mwambitse. Reka twumve. Wowe Alex, ni ikimenyetso cy'urukundo twakundanye. Rwose ryitondere uritekereze ibitekerezo. Nakurebeye kure mbona uri mwiza. Reka twumve. Maze mwegereye hano nawe muhanye muri iyi si. Urakoze cyane. Ariko Alex ongera umuhobere ntacyo. Yamurebeye kurabona ni mwiza, amwejyabona ntawe agize bite. Rero
yakoze cyane. Ntabwo indahiro barahiye ntabwo yoroshye, bagira ngo tubasabe bapfukame tubasabire tubasengere ku Mana. Mwegere ho gatoya, pastor yegera hafi, mufatane mu kiganza, yego mufatane mu kiganza. Mwami Mana yacu, Data wa twese udukunda uri mu ijuru, Mana turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye uyu mushinga wateguye w'ubukwe bwa bene Data. Mana turagushimiye ko uri kugenda bugera ku musozo. Mana turagushimiye imirimo wakoze n'ibitangaza wakoze, natwe turambuye ibiganza kuri wo Mana, tubasabiye imigisha iturutse mu ijuru Mana, tubasabiye imigisha yo kubyara hungu na kobwa, tubasabiye imigisha mu ngo zabo, mu rugo bagiye kubaka, tusabiye umugisha abashyitsi bazajya bagenda mu rugo. Mwami icyo duheje ni shitani, icyo duheje ni imbaraga za sekibi, ahubwo tubasabiye abashyitsi b'umugisha bazajya babagenderera kandi nabo bakira neza. Uwiteka Imana, turabasengeye kwiyemeza kwabo n'ubushake bwabo bwo kubaka urugo. Mana turabasengeye kugira ngo bazitware neza. Mana turabasengeye tubasaba iherezo ryiza ryo kuzakubona ubwo uzagarutse gucyura itorero. Urakoze Mana ko wumvishe gusenga no kwinginga. Ibyo tubisabye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen, 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 amen. Pastori Nireba Timote, ububasha mpabwa n'itorero rya ADEPR mu Rwanda kandi n'ububasha mpabwa n'Imana, nemeje ko kuva uyu munsi Mutuyimana Alexis abaye umugabo wa Uwingabire Josephine, ndetse Uwingabire Josephine abaye umugore wa Mutuyimana Janvier, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko ikimana yafatanije ntihakagire ugitandukanya. Uwiteka abaye umugabo wo guhamya gushyingiranwa kwanyu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen. Uwiteka abaha umugisha abarinde, Uwiteka abamucicize mu maso he abagirire neza, Uwiteka abarebe neza abaha amahoro, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Komera Imana amashyi menshi cyane. Bagira ngo rero hano yandahiro barahiye bayishyireho umukono imbere y'itorero ry'Imana ndetse n'imiryango. Tambuka mwigire hafi hano. Harabanza umukwe uhagarariye umukwe aze nawe asinye. Kadusabe uhagarariye umukwe, yego, aze asinye.